wanjye ngukunda nirwo rwa nyuma mfite ndaruguhaye rwose sinkushidikanyaho kuko nakutagira nukurora inshuti yanjye ntemereye ko nzagukunda haba mu byiza cyangwa mu bibi bimeze bite mani barero rero sasa ubu ngubu twamukuyemo twabongeye naje gusanga naje kubanza njya mu basilamu mutanemererwa kugira abagore babiri maze kunteranya gusize guteranya maze kunteranya ahubwo we ntunteranya turabyiga numva bashaka kunteranya gahasi ubu ngubu arashaka we ngiye kuba umugore wawe by'aka kanya mu masegonda ntabwo uzi urukundo kandi yemeye guhindura idini urukundo dukunda ntabwo nemeye kuba umusilamu agenda umuyisilamu ko nemeye kuba umusilamu kugira ngo babiri kwera ikiri kuri kumfata gutyo aha ushaka vanira nyica arakwica ahubwo oya ndakishakira kuba ubwo rero tuvuye ahantu njyewe na Grace tuvuye ahantu kuri pe numva turi ubuzima sikumana cya Grace gifite ubwoba njye ntabwo bafite ntabwo nese tuvuye ahantu kure ibintu dushaka ko kidukorera kirabishobora ndabishobora uraza gufata vanira umushikanuzi munage nk'ibyo ahubwo ndamutwika n'urushyi ushaka kumukura hariya ugira ahandi hantu mutwara ndashaka kuza kumukubita urushyi ikibazo ni ukuza kudukiza wowe ukuntu aba arimo araza dutesha umutwe reka natwe ese nawe araba arahagaze ni robo ahubwo se buriya muganisha ushobora gusanga bafite umushyo araza guca uwambaye ahubwo mu itondo wowe kuva Grace ahari kandi urumva nabwo Grace afite pini vanira nawe ni igisore ubundi murazingana sibyo ubwo n'umwe ku wundi bamushaka kumubuza amashereka nabumvise amashereka none ntazanye bibero yego rero twiviriye ahantu kure kandi vanira yabimenye ubu sasa bapfa muri aho twibagiye kubasuhuza amakuru y'iminsi mumeze mute twaraburanye nderukana neza turi kuvuga kuri junior nubwo ngiye mu mperuka oya ntanga ni kwacada nabasuhuje aho muri hose hanze mu nzu nzi ko ugiye kuvuga hanze y'igihugu tuvuga hanze ariko turi hanze n'abari mu nzu bari kurebera amavideo ariko turi mu modoka ntabwo turi hanze kubera Imana ari hanze ntakibazo ubwo rero mubanze mukore subscribe kugira ngo murebe ukuntu vanira aniga Grace njyewe muniga ahubwo urabona unyitwaje nta mbaraga keretse n'imbere ahubwo mfite ikibazo yuko uri buhita unyivamo ukaza kumurwanira oya njye mvuye gushaka ndateka umugore wawe nyine uramushese mvuye gushaka ndateka vanira ibintu amaze iminsi yikoresha ngo by'amapranks uyu munsi twene live arabanza mutwika igiki cyiza mbere yuko bajya n'ibindi bintu bavugana abana uri kunyoshya mbizi ukuru ntari kunyoshya we ariko ushaka ngo munyicira aha ariko woshyekwa bibaze ubu rero sasa twari tuvuye aho hantu kure twababwiye turabanza turya ifi turya inkoko turya ihene amabroshete turayashikuza hari na za mushikaki niko kanyamuneza dufite uburyo gushaka imbaraga tuvuye gushaka imbaraga dushaka na rubo arteri butoya butaremereye cyane bw'ibiro nka veni turabanza turabuterura kuko turabizi ko neza ubu ngubu urugamba ruratangiye mu minota mikeya rero Grace agiye kwinjira hariya mu nzu kurwana twebwe icyo turi bukore turinjira tugiye gukiza ngiye kwishyuza umugabo wanjye yagiye kwishyuza umugabo we yabuze kandi ahantu yamburiye
niho tuvuye niho yankuye tugenda turya amabroshete ariko ngiye kuba umusilamu ngiye kuba umusilamu rwose ko gushaka abagore babiri cyangwa biraza kugira ahantu bihurira n'ibintu turi Gasi kuna bikureba ari ariko nawe utanyize ndi gutekereza urushyi bari bunkubita unge wowe umura mane we nawe ugenda ufite ibuye inyuma wakitwaza icyuma se agenda ufite ibuye gutya inyuma cyangwa ngo kano kantu akase kamara iki akakamara wakubita umuntu mu cyangwa bibagije ko umugore wawe ari igisore ko wakubita umuntu mu ryinyo naho kako aka wagafatiramo gutya hano mu ngumi tangiye kunyigisha ubugome wahita nkakubita kubera Imana mu gahanga ingumi wayumva nakubera Imana ntikamupfumura ingumi wayumva karakomeye bayibonye ingumi karakomeye agahanga ko wakabonye dore n'ukuntu kameze ku zuba noneho bimena agahanga muze hano mbabwire muze mbagire inama ukunzwe bya nyabyo ndi mu rukundo rwa nyarwo uri umukunzi wa nyawe twikundanire bya nyabyo yewe ntabwo nyampumyi iyo meze nk'ifi meze nk'ifi ku buryo niyo ndi koga muhumure riragiye niyo ndi mu mazi noga nk'ibuye njyamo umunsi nta kintu ibyo bintu ntibiba niyo ndi koga mpita njya mu munsi nk'ibuye mpita mpfa niyo mpamvu nanjye njya mu mazi njye meze nk'ifi ubwo rero nta kintu twageze mu rugo nubwo duparitse hanze twe twahageze tugiye gukora icyo agiye kudukorera cya mbere ngenda guma hano mwe muraza kumpama murahamagaza ndi bwumve mu rwanyu mbone induru ziri kuvuga bareshya hari ikindi gisigaye kuri kigaye ni igikorwa gisigaye ni ukwiga genda nkubita umuntu ushaka grace ko yikokinze wambonye wese barabahagaze umugabo yamaye uburenganzira barabahagaze se urakeka ko bentara barabahagaze kiza nuko namwitebwa ariko banira ndamuzi ku mugabo we shagra icecekere turagerageza katurebe na wowe urasigara urasigara twagiye none se kamera ni kwakunda ariko urukundo ngukunda nirwo rwa nyuma mfite ndaruguhaye rwose sinkoshidikanyaho kuko nakutagira nukurora inshuti yanjye nkemereye ko nzagukunda haba mu byiza cyangwa mu bibi twaba dukize twaba dukennye waba urwaye cyangwa uri muzima uri inshuti ya nshuti ngaho nyisomere yagira ubwoba ko twagerekana itsimbe hano barakwica tangiye kurahakana arashaje
Ngatuye umugabo wawe ahari. umugabo wawe Ndi kuvuga rero umugabo wawe yagiye ntawe nsanga yagiye umugabo aragenda n'umugabo yagiye. ikibazo Ntabwo byumvikana iyo ushaka kumenya aho yagiye hose cyane nk'umugore. Umugore ni inshingano kumenya aho umugabo wawe yagiye. no gusohora indirimbo zo Ahubwo biratangaje ko utabizi kubona nzi aho yagiye. ibyo ntabwo ari ingenzi kanazana yagiye Aragaruka basajya muri make nta kintu na kimwe uzi cyerekeye umugabo wawe. burya se najya mukubye nanjye hose Byose biri mu nshingano. ubu bukangurambaga buri iki ko numva utangiye kunyibutsa inshingano Ndi inshuti. inshuti yahiwe Ndi inshuti. bakwita Byose ni ngombwa. Ndi inshuti y'umuryango. inshuti y'umuryango ubona kuze Hagize ibintu byose. no maybe ushobora kuba muzi izina ariko ntazi wenda bwambere Ibyo tubireka inshuti baza z'umugabo wanjye ntabwo benshi bazi kuba ndi inshuti y'umugabo ntibihagije. bamushakaga Cyane ndamushaka cyane. ibyo utamuhamagara Ntabwo yafashe. Namuhamagara inshuro nyinshi ariko ntabwo ari gufata kuzana. impamvu wasanga bizi Mugira impamvu zituma mudashaka kwitaba abantu. uburenganzira bwese kwitaba uwo ashatse Ni ukuvuga ibyo akora byose bimushyigikiye. ashobora kuba ahuze ibyo sinzi impamvu atakwitabye ariko utanabimurenganyiriza Okay, no guhemukira abantu nyine ubwo byose uba umushyigikiye. ntabwo ajya abona Uvuze ngo okay, komeza. Cyakoze ndabona umuryango umeze neza. Nyuma yo kugushaka ndabona ubuzima bwarahindutse. Ntabwo ajya ahemuka. Cyakoze nta gitangaje kirimo. Nta gitangaje kirimo pe. ikibazo mufitanye Hari ikibazo dufitanye. Umugabo wawe use nyita ikibazo yaramemukiye ku buryo udashobora kumva. umugabo wanjye yaraguhemukiye Yaramemukiye cyane ndumva no kwihangana kwanjye ko utangiye kuba gukira. Kuva aho nagereye muri iyi nzu ndumva nawe nunyohera uri kumbaza utubazo Uzi neza no ife yaraguhemukiye ntabwo ari umugabo wawe cyangwa ushaka nkurikizeyo amazina yose. Nibyo ushaka. wibeshye Nari nzi muzi byose. Aho biratangaje ko utazi ko umugabo wawe ari umuhemu. Nyuma y'ibyo yankoreye byose, mu gihe kitarenze n'amezi 4, amezi 5. None uraho uricaye umeze neza aho nta kintu. Aho kuki mutamenya abagabo banyu? Mumaranye igihe kingana gute? ako se ubundi urinda umbaza ibyo bibazo Ndi inshuti turi kuganira. uri inshuti akaba yaraguhemukiye Yaramemukiye turi kuganira. Hari ikibazo se? Ikibazo kirimo turi kuganira.
ndaza kukumenya. mumaranye amezi angahe? Musubire ndimaze ibyo bibazo. Ibi ni inshuti yawe ubona bizi. Umubebe se ameze neza? Ariko nawe atameze neza. Abacu bari kunywa amazi. Ibibazo ufitanye n'umugabo wanjye rero neze kuzana umwana wanjye. Abazwa n'iki se ubona amashereka twebwe amaze umwaka yarabuze. Imana yamuzanye. Nagize amahirwe nkamubona. Ubayeho neza byiza. Ubwo twebwe batibuka nuko uze no kubisobanura. Uzi ufite ikihe kibazo kutansobanurira? Ndi kumva mufite ikibazo umugabo wanjye, Imana ameze neza. Nasubira mu ushaka kumenya kuri kwawe. Ntacyo byakumarira. Ahubwo ikintu wamfasha naba nemerewe kuguma aha ngaha kugeza igihe ari buzima. Umwana ameze neza. Nyuma yo gusiga neyinda akagenda. Mwakoze mariage mu kwa gatandatu. Mu kwa kabiri ngiye nari mwita inda yiwe. None aririrwa kwepa ngaho yimukiya ndafata nkafata havuye. Ndava hamubo. Ahubwo ngize Imana kuba nazanye n'umwana we mumukurura ngo mumujugunye imbere y'imeza. Abandi bararyamye ndetse bameze neza. Ushaka nsubiremo icyo utumvise? Ndi kuvuga umwana w'umugabo wawe. Reka tugendane gake. Bakwitana. Ndi mama w'umwana w'umugabo wawe. Bakwitane. Ibyo birahagije kugira ngo umenye. Hanyuma se uramukeneye? Namukeneye. Hanyuma ndamubwira ko ndaje kumureba. Mubwire ko ari mama w'umwana. Niba atari wowe ubwo araba njyewe. Urabizi neza ko ari wowe ukwiye kunyura tudasa. Uwaho ubwo niba uzi n'abandi benshi biratangaje kuba nanjye utanzimo muri uwo mubare w'abandi banafite. Nawe wikomeza kunkurugusha urabona igihe wahereye. Nawe wambajije nagusubije nakubwiye ikibazo mfite n'ubu. Waje gutongana muri uru rugo. Madamu wawe? Ndi madamu wawe. Ntabwo naje gutongana, naje kureba hano umugabo wawe kandi ndahava ari kumubona. Nubone wicajwe gutyo natwe aho ngo twarageze sheri, urwo rukundo twararuhawe, uri kumva twararuhawe. Umubebe ameze neza. Ntabwo sinongere kumva uvuga umwana wawe. Please. Nimuvuga kuko abacu babajugunya niyo mpamvu. Ndamuvuze se ndamuriye, muteruye haryamye ndahazi. Mubajije amakuru y'umwana kuko n'umuvandimwe w'umwana wanjye. Kuba nabaza amakuru y'ijya muri umuntu wawe. Hey! Ibibazo ufitanye na Yves ntubinzanemo. Ntacyo nakuzanyemo. Please. Nta kintu njyewe nakuzanyemo. Niba udashoboye kwihangana sohokera mu nzu. Please. Simva muri iyi nzu ataje. Ese madako ndeba nawe ufite kutangiye kunzamuka. Iyi nzu yawe ahangaha nahimuye. Aha nicaye urabona mpimutse. Ibintu bizabyumvishije. Nagatanganye. Ni wowe mugore yashatse. Ibintu bizabyumvishije. Ni wowe mugore yashatse. Batagushatse sinyakurebaga. Birarambabaje cyane. Nuko nguko wakira abashyitsi. Biragutuma ngo uzi ibyo umugabo wakora. Wari wabasa.
ahubwo ndabona ahantu ari heza naho nari buhave ndabona inzu nayo nari buyive ahubwo ushobora kuhayobya ahantu ni heza ndabona nari buhave sharaho nanjye ndyama tumutegereze wowe nande njyewe nawe ndi njyenyine se ariko noneho bigatuma mwashyiraho televiziyo se basi nyine ako uziko nakwihoreye ndakwitondera uranzamuka ndaceceka wanyuma se urakora ikinyuma guceceka umva nkubwire wa mugore mfite n'uburenganzira njye bite n'ibyo umugabo wawe yankoreye mfite n'uburenganzira bushobora no kugusohora muri iyi nzu nkayisigaramo harya ngo mwagiye mu mategeko uraca muri iyi nzu sohoka njye sohoka ariko uri kumbona njyewe sohoka hanyuma se nyuma yo kukubona ntabwo wakabimbwira ngo usohoke muri iyi nzu ndawe wagize imana no kuba nazanye umwana wanjye usa umwana wanjye yaza kuba ari ahangana bwo wakamwe ngo usohoke muri iyi nzu iyi nzu ni iya sa ifitemo uburenganzira nanjye ndi nyina nyifitemo uburenganzira ngomba kwigumamo naho ndi naho njye ngomba gukomeza ariko ndabona ufite gahunda ya kuza igisubizo turayibanamo ku neza cyangwa ku nabi bitumira kuvurira umva ntunkoreho ntuzamuke wa mugore we ntuzamuke ntunkoreshe icyaha ntunkoreshe icyaha umuntu arifatishwa abakire mwabaye gute ndifatira akantu kose fata uyinzira wawe ndayinze shitani ni umugabo wawe ujye wabonye umugabo ushobora kubyarana n'umukobwa agakomeza nkwepa njyewe ikibazo hanyuma si ibibazo byaniraza kuba inzara aho njyewe ugomba kubyumva nk'umugore ugomba kubyumva nk'umugore guterana ari mpari kuki utabimenye yuko mugiye kubana afite undi mugore kuki utabimenye ni n'ikosa wo gushaka ari nawe wanwariye umugabo gatwarwe n'amazi nta soni sinsohoka muri iyi nzu ntacyo kumva simba muri iyi nzu ahubwo ndahamagara baranzanira umwana mubaye muri ubu buzima ngenda ndabona aho ngiye nirirwa nzenguruka mu tugato twangaho twamake mufite intebe zimeze gutya n'inzu aza nsanga akafite uratinyuka ubundi nari nibaye wowe uratinyuka ugashaka kumwita wa mugore we kumena umutwe umene tinyuka se umene ako uyu mugore da wibonye mike cyangwa uzi kuba warakwambitse impeta ko ari igitangaza ubu urumva umugabo neza umva tumufite abana bebe nibiba ngombwa turamwongera hano wa kabiri hajya gushaka umugore umeze nkawe erega utuwatangiye unyibarishwa numva uri akana keza none ibinyabazungu se bisi ndamenya babikoresha gutya shakira icyo kunywa mbere ndi kwimenda nyuma yaho nzamukore ndumva icyaka cyane ntabwo mujya mwakira abantu bavuze ko ari wowe se kutiyakiriye ntabwo hari abiwanjye neza bebe uzi ibintu bya ngo ntabwo yahemuka ngo ntabwo yakora iki nimba adahemuka urarwana iki aho ntabwo byarangaza kuba mufite umutima umeze kimwe ibi ndabona hari ibintu byinshi nk'iki ngiki niyo nasohoka muri inzu ndagiterura ndabona kimeze neza wagira ngo ndi mu ijuru
hari ibintu mbona nari gusiga inyuma. Nyuma na nyuma arahageze. Hey, baby. Gimana? Kembali yarakaye. Gahora. Bambaza ngo da cyane da. Bose. Urumva umugabo watanze se? Byagenze bite? Ibibazo umugore wawe. Usigaye washatse uyu mugore urwana? Muri gutukana. Tukanye. Ntabwo turi gutukana. Njye ndaje muganiriza yaranyishe. Yaramubise. Hano se wamenye gute? Igihe wanywe pe wumvaga nazahamenya. Tuzaba ukwibye. Utamwepa. Ahubwo se kutambaza umwana. Urumva amatsiko ufite yo kumenya ko umwana angana. Hano. Umwana we. Umwana wacu. Telefone yanjye. Urarakuze. Nisubiremo inshuro zingahe? Njyana nije ngo tuvugane ku byerekeye umwana. Narije gufata indezo y'umwana ariko ndahageze umugore wawe yaranize neza gutya. Mbaye nyivuga umwana. Jesus. Yanishe. Neza twere kitanyihamagaye. Ushaka gufata cross zanjye se? Ahangaha mabwiwe n'iki? Nirirwa nguhiga ahantu hose narakubutse. Wasabye yuko ibintu tubigira ibanga ndaceceka ndihanga. Ariko bigeze aho birandenga ngo mba ari ngo mbona yuko ari ngombwa ko n'umugore wawe abimenye. Ndatangaje kuba umaranye iki gihe cyose n'umugabo wawe ukaba utabizi yuko afite umwana. Ko wanyirukana akazi ngaho ongera unyirukana arahari. Nyirukana. Nyirukana arahari. Ongera uhaguruka unigeze. Ubona ari wowe gusohoka impanga. Mufashe kuzinga. Mufashe kuzinga. Natumijeho umwana. Zinamuhagarira mu mwana. Sabye umugore wawe cyo kunywa arakiye. Hano ntabwo mujya mwakira abashyitsi. Cyangwa kuko naje mvuga umwana niyo mpamvu mudashaka kugira ikintu. Cyangwa jigihari n'amazi ntabwo. Kuko arasaje meza amazi ariko nicyo cyoroshye. Bebe, urata
uratashye ubu neza wari uzi yuko baza bagahita basohora nanjye ndi umubyeyi ndi mama w'umwana we ufite satani ahubwo wenda ndabona ugiye kuva hirya mbagi muri sekeje turimo kuganira ntabwo turimo kurakara turi kuganira abambwiye inkuru zisekeje basi njya wanyereka agafata amashereka akiyongera barakwica wabaye inshinzi vanira yarakaye barakwica shakara wari inshinzi pe barakwica mani vanira yarakaye byatari sohokera mu nzu vuba sohokera mu nzu vuba barabaranyishe uru rugo ndaruvamo afite ibikomere mani ntuzongere kugira iyi mikino mani gra uri mu mwaka wa muganga uzi ko usenya urugo mani mbona ntabwo ibi bintu ari bubyumve mani mani reba uburyo none ibintu bihanduringa rero nkamusanga se gute nkamusanga gute se mani muzane hano kugira ngo inumubwire ko wikiniraga mani nikiniraga muzane ye mba nikiniraga simubona ibintu nambwiye gukora vani ubu nimba asenyera ngo nabasenyera utangiye kubyigurutsa umva se yari prank yari prank vani wumva yari prank ejo ntiwazikinnye se yari prank ejo ntiwazikinnye mani iciringa vani wirira ni ukuri kugira ngo uyu umusabe imbabazi umubwire ko byari prank abyumve oya ni ukuri amabara yazanye na kariya gafanta dore nasa yabyegereje umutima kwegereza umutima shahere musobanurire kabisa ariko ejo yabigwa wari wayimuteguje ariko iby'uyu munsi byo birarenze gusa wagiye ukomera wowe umutima ubuze urumva ibintu Grace yaje akubwira wumvaga bishoboka siko mbibonye ko utanyizera koko mani nta muntu nakubwiye ko wateye inda byaba ari ibintu bya danje mani byageze aho nanjye numva impuhwe ziranyije uzi ukuntu barwanye bya danje hano igihe bari bishe aya ntabwo nataha nariye
nihanga sigara cyari gukina prank man batubariye kuko umuntu agaceceka Será que você não é não, o futebol é muito chulo. Vamos lá, não é bem, ahubwo naratanga n'ikirego murankomerekeje ubonye ukuntu nguriye mu ntebe we nakomandira aho ngaho ndebe ku mavi yanjye nimba nta kibazo cyane kugira ko tugushaka kugira Você ceceke não se olha no gango, não muraza. Bom, não gushobora. ariko ejo rero wabimubwiye wari wabivuze amaze gukora byane Kuzwe n'injyana nkagira ngo bagiye kwica. nanjye ninjye wari birebera hariya ndi mu idirishya ninjye wari ubibonye ndumirwa Ese ko yimuzaniye ikirahuri na basi tuyifana. irengagize rwose umenyere cyo kumva yarasuri inshinzi ba mukobwa kuri mawari ntabwo ndishimye Ese ubera ngizera mu. sinari natangiye kumpinga sibishobora cyane bantunguye ndabemeje iba wari ubizi ko Grace ari Njye inshinzi kuba umusiramu ngashaka abagore babiri ndabiretse. Tarapfa umuntu ndabaraye. uzi ko wari wavuze ngo wabaye umusiramu urabizi yego kumana Ngiye kuri ntari kuri bumeze neza. mwana ijisho ryahiye bari banyirengeje no kuri kw'Imana Ntabwo nanjye niryo ko agaho kari kundi gahandurika. turamuhamije ko n'ukundi yashira njyamo n'iyeri fanta byarangiye umva nkubwize ukuri Ngiye mu mamize nk'ubuta celebration. umva nkubwize ukuri reba hano nkubwize ukuri reba hano nkubwize ukuri njye wari uhari Vani reba hano nkubwize ukuri njye wari uhari ibi bintu byari planka ariko Yves yashatse kubigira fight kubera ko ejo nawe wamukoze ibintu bya danger urumva ibintu wewe kandi turi kumwe nawe urabizi shiring Babanza kugira abanyine sezera abantu uba confirmire ko Grace akwemereye. usundi wabasezeye ko ari wabipanze ye Wemeye? ese ko wanyamura cyababaye Mwese kari prank nose kuki uri ko mutima utararo. bako wigiye azagukorera wowe uri inshuti yanjye uri inshuti yanjye urukundo jye ngukunda nirwo rwa nyuma mfite ndaruguhaye rwose sinkushidikanyaho kuko nakutagira nuko urora inshuti yanjye ntemereye ko nzagukunda